Mana turagushimiye kuri data wa twese mwiza, tugushimiye kuri Imana ikomeye kandi tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye kuri Imana yatubyagishije ijambo ryayo ry'ukuri, kandi tugushimiye ko amaraso ya Kristo ariyo yamenetse kugira ngo akureho ibyaha by'abari mu isi. Tugushimiye ko jambo yaje akaba umuntu, tukabona ubwiza bwe. Mwami, ubwiza bwe bugahitamo gutura muri twebwe, ushimwe cyane. Tugushimiye kandi ko no kuri uyu munsi wa none tukinjoyinga intsinzi y'umusaraba. Tugushimiye ko dukomeje kubona ibyiza byose byaje muri package y'agakiza. Kuri uyu munsi wa none tukaba ari byo turi kubamo, mwami wacu uhimbazwe. Niyo mpamvu kandi tugisenga, tukivuga ijambo ryawe, dusenze kugira ngo buri muntu wese utarabasha kwinjoyinga ibyaboneye muri salvation, umuhumure amaso ye mwami, umuhumure umutima we kugira ngo abashe kumenya ibyaherewe ubuntu muri Kristo. Ndasenze kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa icyo kigo n'umucyo wawe, umwijima umuve mu mitima yabo, mwami babeho babeshejweho na Kristo Yesu. Turagushimiye rero ko ari wakize ijambo ry'ukuri mu mitima yacu, kandi ngushimiye ko umwuka wera yahisemo gutura muri twebwe, akaba ari we muri mu muntu ugiye kutwibwiriza ijambo ry'Imana. Icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe none n'iteka ryose, amen. Amen, amen, amen. Urakoze cyane Hope, umwigisha w'ijambo ry'Imana. Come on, let's celebrate him. Ni ushobora clapping your hands muri hano wabikora, tugaselebrating a man of God Anselme, tukumva ijambo ry'Imana. You're welcome Anselme. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Ya, ndishimye cyane none kongera kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Ariko yego dufite n'umushyitsi Sangamariya Sabine, ndagushushuje, ntabwo ngusaba gushyiraho microphone, mbabare ntugende hakiri kare, sibyo? Yego. Ya, tugiye kwiga rero identity yacu mu gakiza. Agakiza katuzanira identity, kandi iyo identity akaba atari identity twari dusanzwe dufite. Identity ni iki? Ari ni iki? Sinzi uko nabivuga, ariko bikuranga. Yego, ibindi bikuranga bishyashya. Bo turabisoma rero twifashishije ijambo ry'Imana. Abaheburayo igice cya 10 uhereye ku murongo wa mbere handitse ngo, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba barabongeye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswe ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Uretse wumve rero, erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha, mpera ko ndavuga nti, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora icyo ushaka. Ndashaka dusoreze kuri iri jambo rivuga ngo, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye. Murabyibuka abantu tumaranye igihe muri the river of God's presence, tumaze igihe twiga kureba Kristo, ariko mu byanditswe, yaba mu isezerano rya kera ndetse n'irishya, turimo tubona Kristo. Nta kindi tubona icyo Kristo yakoze. Ntabwo tubona inzoka yamanitswe ku giti, ahubwo tubona Kristo yamanitswe ku musaraba, hanyuma umurebye umusanze wese agakira ubusabwe bw'icyaha cyangwa ubumara bw'icyaha, aho kuba ubumara bw'inzoka zariya bari mu Misiri. Ngira ngo ibyo murabyibuka ko turi kubona Kristo mu byanditswe duhereye mu isezerano rya kera kugeza n'ubu. Ndashaka uyu munsi noneho turebe noneho ku agakiza katuzanira new identity.
nicyo nshaka turebeho uno munsi. Ese umuntu akizwa iki? Ese umuntu akizwa ate? Iyo umuntu akijijwe bigenda bite? Ese ni izihe benefits? Ni gute noneho twakimenyereza noneho kuba muri iyo victory twagize yo kwakira agakiza. Icyaha kikimara kwinjira mu isi, abantu bose babazweho icyaha, ndetse nta n'umwe wajyaga kubasha kwikiza keretse gusa gukizwa. Ngira ngo mubyumve neza, gukizwa ni inshinga yagukoreweho, bivuga ko n'undi muntu uba wakoze inshinga yitwa gukiza ariko agayikorera kuri wowe. Ni ukuvuga ngo wowe ntiwajyaga kubasha gukizwa iyo hatagira ugukiza. Ngira ngo mubyumve neza. Ni nayo mpamvu mu yindi mvugo babyita gutsindishirizwa, kuko twaramaze already gutsindwa n'icyaha, twariho nk'abagiye gupfa, twari twaratsinzwe, ariko Kristo akimara kuza adutsindira icyaha. Now kera rero kugira ngo iyo umuntu yakoraga icyaha yatangaga igitambo. Igitambo rero akenshi cyabaga ari inyamaswa itagira inenge, ngira ngo murabizi, yaba ikimasa, ihene, bitewe n'ubwoko bw'icyaha wakoze, cyangwa nicyo ibyanditswe bivuga ku guhumana wagize. Ndetse aba bari bazi ko ibyaha byabo bikizwa n'ayo matungo n'ibyo batanze, bagakizwaho icyaha. Ariko Dawidi yaranditse ahantu aravuga ngo hahirwa uw'Imana yishimira, hahirwa uwo Data yishimira, ngo ibyaha bye biba bitwikiriwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo ibyaha bye byabaga bikijijwe uwatanze igitambo, ahubwo byabaga ngo bitwikiriwe. Ni nabyo dusomye hano mu Baheburayo, umwanditsi aravuze ngo iyo bya bitambo byajyaga kumukiza, ntibaba barongeye kubitamba, bari kubitamba rimwe bikaba birarangiye. Ariko ngo amaraso y'imfizi ntabwo yajyaga gukiza umuntu, bityo habayeho imenwa ry'andi maraso. The blood was shedded onto the cross. Niho amaraso yamenewe kugira ngo twakire agakiza. Agakiza rero kabonetse mu gitambo. Mubyumve neza, ntabwo abantu bababariwe, ahubwo bakiriye ibihembo by'ibyaha. Nk'uko Bible bivuga, Bible aravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Icyo gihe umuntu yafataga inyamaswa ye itagira inenge, yahitaga yica, noneho ikabihawe igihembo cy'ibyaha yari akwiye, bikaba bibazwe kuri ya nyamaswa. Ariko Kristo nawe turaza kubibona ukuntu yaje guhinduka igitambo, noneho akaba ari uhabwa ibihembo by'ibyaha byacu. Itangiriro 22 ku murongo wa 8. Itangiriro 22 ku murongo wa 8 haravuga ngo iki? Ngo ariko Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Aha rero Aburahamu yarabajijwe n'umwana we ati, ko tugiye gutamba igitambo? Yego ndabyemera, tugiye gutanga igitambo. Ariko se umuriro ndawubona, inkwi ndazibona, none igitambo kirava he? Ninde uri bubashe kuduhanagura ibyaha? Ariko mvuga shaka wumva icyo Aburahamu yamusubije. Aburahamu aramusubiza ngo, ariko mwana wanjye, Uwiteka ari bwibonera igitambo. Icyo gitambo rero cyarabonetse, Imana ishimwe. Icyo gitambo nticyari intama nk'uko twabibonye, ahubwo yari umwana w'intama wagombaga kuzapfira ku musaraba, maze nge nawe tukakira baba we se mbivuge ngo iki? Tukakira ibi tugiye kuvuga, soteria, agakiza.
ijambo ryacu turi gukoresha ryanditse muri Yohani igice cya mbere umurongo wa 12 kugera kwa 13 bavuga ngo iki igice cya mbere umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 13 havuga ngo iki haravuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. Ndashaka mwumve identity nashatse kubabwira uno munsi. Brothers and sisters, we have a new identity. Iyo umuntu avutse avukana genes z'umubyaye, avukana genes z'ababyeyi be, avukana genes iyo umuntu avutse avukana ibice bimwe by'umubiri we aba ari iby'umubyeyi we. Ariko nashaka wumve hano muri Yohana uko bavuze ku murongo wa 13 ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'iki? Babyawe n'Imana. Ngiyo identity dufite rero. Identity dufite ntabwo tuyikura ku babyeyi b'umubiri, identity dufite tuyikura ku kuba twarabyawe n'Imana ndetse turi abana b'Imana. Ngo iki umubiri cyose kibyara umubiri, ariko ikiri umwuka cyose kibyara umwuka. Nguko uko twakiriye agakiza. Hallelujah, praise the Lord Jesus. Amen, hallelujah, Amen, amen. Uretse wumve kandi Ezekieli igice cya 36 uhere ku murongo wa 26 ugere ku wa 27 aravuga ngo iki? Ezekiel 36 ku murongo wa 26 aravuga ngo nzabaha n'umutima mushya mbashyire mu mwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo uworoshye, ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Yararimo ahanurira ubwoko bw'Abayisiraheli. Ariko ndagira ngo murebe ikintu hano gihari. Identity hari ni iyi. Ese iyo umuntu avutse bigenda bite? Byanze bikunze agira umutima. Nyuma yo kugira umutima, umwuka atangira guhumeka. Agira umwuka. Ariko uyu wavugaga Ezekiel ubuhanuzi yaduhaye yaravuze ngo icyo gihe nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana mbakuremo imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Amazi meza bwari ubutumwa bwiza. Sinzi abajya basobanura ijambo ry'Imana akavuga ko ngo amazi bwari ari ubutumwa bwiza cyangwa ari ijambo ry'Imana bikunda gukoreshwa nk'ikigereranyo twarabyize kenshi. Ariko ngo ayo mazi meza namara kutugeraho ngo tuzahabwa umutima mushya. Nguwo umutima uri muri Kristo, nguwo umutima uri muri Kristo, nguwo umutima uri muri Data. Ariko kandi ngo tuzahabwa umwuka, umwuka wera. Uyu mwuka ni umwuka wa Kristo, ni umwuka wa Data w'ubumana. Uwo ni wo mwuka agombaga kuza muri twe, Holy Ghost. ari umwana wigeze avuka ubundi ntahumeke akavuka ariko ntagire umwuka akavuka bakavuga ngo yavutse ntabwo aba yavutse ahubwo aba yapfuye. So dufite umwuka wera, nicyo nshaka kubamenyesha muri identity yacu nshyashya. Ntabwo tugihumeka umwuka w'ababyeyi bacu, ahubwo umwuka uri muri twe. The Spirit of the Lord is the Holy Ghost. Uwo niwe tugenana mu ngingo zacu, uwo niwe uba mu kanwa kacu, uwo niwe tuvugisha, uwo niwe udutera, uwo niwe udutakisha kuvuga ngo Aba Data, uwo niwe udutera kuvuga ubutumwa bwiza dushize amanga, niwe udutera gushirika ubwoba. Uwo niwe comforter wacu, uwo niwe haripa wacu. Uwo aradufasha, aradushyigikira ndetse aradusengera. Uwo agendana natwe ndetse atuye muri twebwe, aba mu ngingo zacu. Iyo niyo identity yacu. Ntabwo
uracyari kumwe na Haleluya. amen amen turi kumwe komeza umurimo ngize ngo mwagiye. So now confirmation y'ibyo mvuze rero iri, ndagira ngo tujye twihute tujye mu Abakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 avuga ngo iki? Umuntu wese iyo ari muri Kristo, uretse wumve, umva neza, ongera wumve, umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari, uretse wumve, icyaremwe gishya, new creature. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ndashaka wumve icyo kintu. Ntabwo iyo uri muri Kristo uhinduka modified creature, cyangwa se ikiremwa cyari gisanzwe ariko kikaba modified, kikongeramo utuntu, kikongerwamo imico myiza. Ndashaka wumve ko atari icyo kiba. Ese ni kiba iyo uri muri Kristo? Iyo wakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza nk'uko babivuga, agakiza tukakira gute? Abana mu gice cya 19 avuga ngo ni wizeze umutima wawe ko Kristo yapfiriye ibyaha byawe, ngo wageze ukatuza akanwa kawe ko Imana yamuzuye, icyo gihe nawe uzaba ukijijwe. Kuko agakiza tukakira, wibuke, ndabizi hano twese ibyo twarabikoze, twese twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Utarimo God go forbid. Niki kiba? Iyo kimara kugera muri Kristo ngo niki kiba? You become a new creature. Uhinduka icyaremwe gishya. Ntabwo uhinduka modified creature, ahubwo ako kanya uhinduka new creature, uhinduka icyaremwe gishya. Icyo cyaremwe gishya nicyo twabonye, ni icyaremwe kitabyawe n'inyama n'amaraso, ni icyaremwe kitabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ni cya cyaremwe gishya twatangiye tuvuga, kivuga ngo ikiri umubiri kibyara umubiri, ariko icy'umwuka, ikiri umwuka kibyara umwuka. Uhinduka icyaremwe gishya. Iki cyaremwe gishya gifite umwuka wera, icyaremwe gishya gifite ijambo ry'Imana, icyaremwe gishya kigendera mu mbaraga, icyaremwe gishya. Baracyahari? Okay, narambiranye. amen turahari. Ikigaragara cyo narambiranye, ariko ntacyo, kambigire vuba, ntabwo murambirwa ndabizi. Ese ni gute twe experiencinga aka gakiza dufite? Ni gute? Ngiye kuvuga ngo ngiye kubaza umuntu ambwira ukuntu tubye experiencinga cyangwa tukabama aka gakiza tukabama. Bigenda bite? Yego pi kabisa, ubivuze neza, hari wenge nabivuze nabi, ntabwo byumvikana. Haleluya. Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 1 havuga ngo iki? Abo kwisomera ibyanditswe nibyo byiza. Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 1 avuga ngo iki? Ngo nuko rero ubwo twatsindishirizwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyeho kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, buretse wumva aho nkunda, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro dukoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Haleluya. Amen. Paulo ndamukunda. Paulo ndamukunda cyane.
yabawe ati cyakora si ibyo gusa ngo ahubwo twihanganira no mu makuba yacu, twihanganira no muri bya bindi bitugerageza. Kubera iki? Kuko turi ibyaremwe bishya, twaremewe kugera hayi, twaremewe kugera kure, twaremewe ibyiza byose, twaremewe ibyishimo, twaremewe guseka, twaremewe kugenda mu mahoro. Ntabwo turi imitwe, ntabwo turi imirizo, turi imitwe. Aho tugeze hose turaposiparinga, aho tugeze hose tuba mu ntsinzi. Ngaba abo turi bo. Ariko niyo bitagenze gutyo bene data, no mu makuba yacu we embrace the pain, turaseka, turanyeganyega, tuvuga mu ndimi, turahimbaza Imana yacu, tuvuga ubutumwa bwiza. Ariko aba bantu bapfaga muri Nigeria baracyapfa. Ndakeka niyo bari gupfa, niyo bari kubabazwa, baba bafite akamwenyu ku maso. Ngaka gakiza rero Kristo yatuzaniye. We have to starting and about to experience this salvation. Soteria. Abakorino ba kabiri. Niho nshaka gusoreza. Ndashaka gusoreza mu Bakorino ba kabiri. Igice cya 5. Turasoma duhere ku murongo wa 21. Identity yacu ni iyihe? Wibuke turi kureba confirmation. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwanjye nawe, kugira ngo muri we, muri Kristo. Wibuke twatangiye tuvuga ngo uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Noneho hano ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ntabwo twagombaga guhinduka abakiranutsi, mbibabwire neza, ahubwo twagombaga guhinduka gukiranuka kw'Imana. We are about to experiencing the righteousness of God, the holiness of God. Numva nahanura, ariko reka mbiretse. Numva nahanura nkababwira ko gukiranuka kw'Imana, nkababwira yuko mwakize wa mwanda wose w'amategeko, mwakize kwagu sheska bakatuma bakatureha gashabaka elele hoshe bakatuma bakatambira. Sinagenda bisobanura. Interpret, my brother. Hallelujah. Number 2, we are righteousness of God. Nyuma yo kwera nk'uko we yera, nyuma yo gukiranuka nk'uko akiranuka, ahubwo turi no gukiranuka kwe. My brother, my sister, wireba ku makosa ukora buri munsi, wowe kabyara we. Wireba ku gahinda ufite, wireba kuri icyo cyaha cyakwizingiyeho, wireba kuri iyo neca twambaye y'umunyantege nke, ahubwo no muri cya gihe wacitse intege, no muri cya gihe wigunze, muri cya gihe wacanganyukiwe, no muri cya gihe, no muri bya bitekerezo bibi, bwa busambanyi bw'umubiri, kwa kwiba, no muri ibyo twe twita ibidakiranutse, ndashaka uririmbe, utere hejuru, uvuge ngo ndugukiranuka kw'Imana. Niko Abakorino ba kabiri igice cya 5:21 havuze. Haravuze ngo urugukiranuka kw'Imana, nta nubwo uri umukiranutsi gusa, ahubwo urugukiranuka kw'Imana. Ngiyo identity yawe. Identity yawe ni ugukiranuka. Identity yawe ntabwo ari iy'umubiri. Identity yawe si ibyo uri kunyuramo. Identity yawe si ibyo bikwizingiraho. Identity yawe si ibyo binyoma Satani akubeshya. Wibuke Satani ni wese w'ibinyoma, niwe papa w'ibinyoma, arakubeshya. Iyo siyo neca yawe. Neca yawe ni ugukiranuka kw'Imana. Neca yawe ni uguhinduka nk'uko data asa. Neca yawe ni uko wapfanye na Kristo ukazukana nawe. Neca yawe ntabwo ari ubwo burwayi mwene data. Neca yawe si ubukene. Neca yawe ni ukuri nk'uko Kristo ari. Haleluya, haleluya. Mazote yawe. Beretse gato. Abafilipi. Beretse gato, ndacyafite kuvuga, hari byinshi byo kuvuga. Abafilipi igice cya 3. Murongo wa 8. Ugere ku wa 10. Tuhasome.
Abafilipi igice cya 3 turahera ku murongo wa 8 turasoma tugere ku wa 10. Uyu ni Paulo nyuma yo guhindurirwa identity, nyuma yo guhindurira ibimuranga, nyuma yo kugera muri Kristo nk'uko njye nawe Hope, njye nawe Wineza, njye nawe Rebeka turi muri Kristo. Uretse wumve ikintu yavuze. Hope ni iki? Uretse gato, uretse manze nk'uko njye nawe turi muri Kristo. Umuvandimwe Paul, numva ntavuze nabi, umva icyo yabwiye abantu. Yaravuze ngo nyamara ibyarindamu zanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo. Ni ku murongo wa 7, ariko ku murongo wa 8 ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagera akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi moneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye. Uretse wumve gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana wiheshwa no kwizera. Umva ku murongo wa 10, kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Hano harimo iki? Harimo kubona ibisanzwe, roses, kubona ibisanzwe binezeza abandi bo mu isi, wowe ukabibona nk'amasi. Bishatse kuvuga iki? Se bivuze ko utazabitunga ngo nuko ufite identity nke? Ahubwo ngo ni kubw'ubutunzi ngo butagira akagero buri muri Kristo. Haleluya! Ubutunzi bw'ubumana, ubutunzi bw'umwuka, ubutunzi bwo mu isi, ubutunzi bwose twabuboneye muri Kristo Yesu kubwa identity nshyashya mfite njyewe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga duhimbaza Imana, tugiye gusenga twe experiencing iyi righteousness, twe experiencing identity nshyashya dufite, twe experiencing ubutunzi dufite muri Kristo, ubutunzi buduhesha kuvuga ngo data ni Imana, data ni uduha byose, data ni udukomeza, umwuka ni uturengera, kandi ni udusengera, umwuka ni udukiza, umwuka kandi ngo urarwaye. Ninde urwaye urimo hano? Ndakeka ntawe. Nta murwayi tugira muri twe, nta mukene tugira muri twe, kubera ko dufite identity nshyashya. Imana ihumugisha brother Olympe arimo arambwiriza ubutumwa bwiza yigeze kuvuga ngo iyo uri umwana wa mudugudu kubona ibyangombwa mu mudugudu birakorohera. It's our passion, yeah. Ariko iyo ubaye umwana w'umuyobozi w'umurenge utangira kujya ujya mu modoka ku ishuri uri muri Vigo, ngo utangira ujya ku ishuri muri Vigo. Reka wisumbukurize gato uba umwana wa meya, mu kigo utangira kujya usaba ahantu akazi bakakubwira ngo tambuka. Iyo ubaye umwana w'umusenateri batangira kukurindisha abajepe. Iyo ubaye umwana wa perezida w'u Rwanda bindi murabyumva mwese. Iyo muba abana ba perezida mwe muri hano mwese, hano ndashaka wumva ikintu kimwe. Ubundi umwana wa Trump buri yabaye hati. Okay, ibya Trump tubireke. Njye nawe turi abana b'Imana. Turi abana b'umwami w'abantu. Turi abana b'uwahanze isi, akarema isanzure, akarema ibiriho byose, akarema izuba. Azabura ate kuguha amafaranga? Ngo ubwo ataretse kuduha Kristo, azabura ate kumuduhana n'ibindi byose? Njye nawe turi ibikomangoma mu bwami bwa data. Muntu wanjye turi ibikomangoma. Identity yacu yaduhinduriye kuba abana b'Imana, the child of God.
Okay, ubanza nta muntu ukiriho sibyo? urahari turi kuryoherwa gumamo. Oh my god. Gumamo anselme. Uretse gato, none se niba muhari birashoboka ko twasenga tudeklara icyo turi cyo. Hey, is there someone who can declare how much we are blessed to be child of God, to be the child of greatest king ever, to be the child, to be prince and princess? Oh my God, ndishimye cyane. Whoa! Barababeshya! 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 Abatavuga ibyo rero bagendere kure. Identity yacu ni iyi. Identity yacu nuko ngo twakijijwe n'umuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye ntabwo turabihirinzi we. Kera hari abantu bitaga basiga babita basangwa butaka. Byaga mbareba agahinda kakanyica. Bari batunzwe no kwikorera umunyu bakawuvana ku kibuye nk'ihari iki Rusizi, bakawuvana i Rusizi bakaza kuwugurisha iwacu muri karitsiye hano mu mujyi wa Kigali, bawikoreye umunyu salt. Kugira ngo nibura babone ikibatunga. Umunyu se twawuguraga iki? Ingemeri, ninde uyizi ingemeri? Ingemeri y'ibishyimbo niyo twamuhaga akaduha ingemeri y'umunyu, tukamuguranira tugafata ibishyimbo tukabimuha, noneho nawe akaduha ikigero cyuzuye umunyu. Cyuzuye umunyu muri cya kindi yatuzanye. Hari umuntu ari wikorera umunyu natera uruti. Glory to God. Ntabwo turayihinzi, ntabwo ubu bwami twabwihiringiye, ntabwo ubu umuganda arabivuze. Ntabwo ubu bwami, ntabwo righteousness, ntabwo iyi new identity twayihiringiye, ntabwo twavunitse, ntabwo twakoze, ntabwo twikoreye umunyu kugira ngo duhabe. Baba wesha brokota satushka bakata merereho shabakata. Ahubwo kwizera ntabwo byavuye mu mbaraga zacu, ntabwo byavuye mu mitsi yacu, ntabwo byavuye mu byumvwa tubira. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mfashijwe no kubabwira ngo muri abatunzi mu izina rya Yesu. Receive it, experience it. Umwuka arababwira ngo yaravuze, yavugiye ku musaraba ngo muri abana b'Imana. Ayandi majwi yose naceceke, havuga ijwi rivuga ngo uri umwana w'Imana, uri umwana w'isumba byose, wakiriye byose, uri umutsinzi no kurushaho. You are the more than the conqueror. You are blessing. You are righteousness of God. You have a new identity. You are the child of God. You are the child of God. I can repeat, you are the child of God. Remember that. Hallelujah. 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 I want to repeat. Did you know that you are a child of God and you are prince in the kingdom of the God? Did you know that you are the righteousness of God? Have you ever noticed that how wealthy you are? How wealthy? Did you know? Okay, maybe you don't know, but can you just please imagine how blessing, how other package you haven't taught in Jesus Christ? They can be no mu Kinyarwanda. Oh, uri umutsinzi. Hallelujah. Ndashima Imana ko nge nawe turabatsinzi. Ndashima Imana ko nge nawe osheberere hosa kakatuka prokota satushka bakatamberere ho. Wabyawe n'umwuka nawe uri umwuka. Wabyawe n'Imana nawe uri Imana. No nkomye rutende. Yewe. Ndavuze ngo uri Imana. Gumamo. Ihene byari ihene. Come on. Ntabwo kuva nabo. Niko turi. Keretse uburozi. Niho nabonye numvise ngo umuntu yabyaye urukwavu.
ariko akanone ni ukugenda ishamwe ukabyara gatwita amezi 9 ajya kubyara ukabyara urukwavu. Mbega agahinda data yagira kuba yaratwise ku musaraba, kuba yaratwise mu bubabare bwa Kristo, mu bise bya Kristo, mu bise byazanwa niyakubitwaga, mu bise by'umubabare yagize, yarangiza akabyara ihene cyangwa umunyantege nke nk'abandi batari twebwe. God forbid. Ibyo bintu nibikabeho ni ukuri kw'Imana. Ahubwo byagenze bite? Nyuma y'uko umuntu atwise amezi 9 akabyara umuntu, Imana yatwise imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ibise bisohorera mu maraso ya Yesu Kristo. Ya maraso ameneka iyo umubyeyi agiye kubyara yamenetse muri Yesu Kristo. Ya mazi ameneka poshe umubyeyi agiye kubyara yaramenetse ubwo bamucumitaga icumu mu rubavu. Come on, bwa buribwe umubyeyi agira. Mwese muracyari abakobwa, ubuse murabizi. Hano umuntu wabyaye ntabwo murabyara, mwese muracyari abakobwa, murabana ntimuvutse ejo bundi, murabihakana. Uburibwe umubyeyi agira nawe uracyari umwana. Uburibwe umubyeyi agira arimo abyara, ubwo yakiriye, ubwo yakubitwaga, ubwo yababazwaga, kugira ngo abyare umwana mwiza nkawe. Ariko umuntu abyara umuntu, ndetse sinekereza ko uburibwe agira iyo abyara buhwanye n'ubwo Kristo yagiriye ku musaraba. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramuhamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugeza kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ariko ntabwo yabyaye umuntu, ahubwo Imana yakunze uwari mu isi, irangije iramupfira, ndetse iyo ubwayo iramubyara kubw'umwuka we. Haleluya, praise the Lord. Irangije ibyara umuntu, ntabwo byakumvikana, ahubwo yabyaye Imana. Haleluya, praise the Lord Jesus. We are God, because we are the child of God, or the child of greatest King. We are the child of Sorry, Ranga, mwakoze cyane kubana nanjye. God bless you. Amen. Haleluya, haleluya. Come on, dushime mikoro, dusenge, dushimire Kristo. Mandezo nea barea. Ngemana koko wareko. Come on, put on your microphone. Let's pray. Ezane wados totale karados teleba. Ela sonde bare la dos totala bare antaya. We thank you, Jesus. Ema rados totaya barada. You made our sons and daughters, Soleba, Rados, Sotaya, Ela, Sone, Mareto, Sotelea, Ela, Sotavarados, Solea, Ela, Catalaba, Rados, Soleba, Rados, Solemanta, Ela, Sotele, Ledos, Sotecataya, Ela, Telebaniato, Soleba, Radaya, Ela, Talabarado, we exalt you, we thank you for the word that was done, Nemarado,
ganole maredo zole bareke kaya maredo sotea e barendo zone arando zole barada e patela marede zona kaya marendo zona e la zone bane rede sotea wisdom is our portion. Every good thing in Christ is our portion. So then our life Thank you for the new This is our life. This is our identity. This is our possession. This is our inheritance. We thank you. We bless your name. Hallelujah, hallelujah. Anselme, you're blessed. You're blessed. Amen, amen. You are blessing, Anselme. Yeah, kandi turagukunda cyane nukuri. You blessed us. Nje wasanze ndi mu bicu kera noneho urancokoje abantu turahura basi sorry baranyumva nabo baraza kumva ndabasobanurira